bavuga simbona ikosa cyane kuri Vitali na Dianne ahubwo ikosa buriya uko maze iminsi mbikurikirana ikosa rikomeye naribonye ku bantu bita abashumba cyangwa ababyeyi. Impamvu navuga ngo abashumba muri rusange abapasiteri ba bishop abo bose nyine abapasiteri yego muri rusange abakristo tubafata nk'ababyeyi. Rero kugira ngo Dianne ajya gusanura ibyo bintu byose ngewe bwa mbere inkuru nayibonanye abashumba ku ma YouTube. Niyo mpamvu mvuga ngo rero nibo nakaheraho numva ibyo bakoze bitari bikwiriye. Umwanya bafashe kujya mu YouTube kuvuga ziriya nkuru urabizi hari abashumba b'abamama bazikozeho hari abashumba b'abagabo bazikozeho. Bashumba mwihangane ngiye sindi umushumba ndi umuvuga butumwa kandi ndabashuhuje bari abashumba ibintu byinshi. Hari umugore ashaka kubana nawe umugabo ntanyurwe urumva hari n'umugore wabana umugabo nawe ntamunyure. Rero niyo mpamvu nkubwira ngo niba ipfunda ari aho ngaho riri ntabwo twe twabimenya ariko hagati yabo bo bazi igitumye babashije gusenya urugo. Ubundi hagati yabo niho hari ikintu kigaragaza ko basenye bo barakizi nta wundi muntu wakimenya ariko bo barakizi kandi noneho kiba ari n'icyo ngicyo sinekereza ko kuri YouTube bazakivuga. Byazaguma ari imiyaga gusa bikazarinda birangira gutyo. Byazaguma ari imiyaga bikazarinda none urumva abantu baza kuvuga ibyo mu buriri wabo ntabwo babivuga. Ariko se nk'umudamu wenda ngize amahirwe ndakubonye turi kuganira uri umumama wenda wowe ubyumva cyane ese birashoboka yuko icyo kintu cyo mu buriri gishobora guhagurutsa umudamu mu rugo akagenda? Ahubwo se urumva mu buriri bitameze neza ninde utahaguruka? Urumva umugore yagenda kuko n'ubundi Bibiliya ivuga iki? Nta kindi gituma umugore n'umugabo bahura. Umukobwa viwa buriya baracecetse acyo kuvuga gihari. Ariko amana uravuze uti Yongwe niwe wakije umuriro aratsa mbere niwe wabize. Yongwe yarawakije amaze kuwatsa none rwavuga ngo Dianne ntakwiye kuvuga. Ariko Yongwe reka nkubaze tekereza niba nawe uri umupapa nicyo cyambere icya kabiri uri umushumba icya gatatu ufite umugore ariko muri mu bantu bubatse bakuru ibaze naguceceka byarakunani urumva Dianne yabishobora. Reka ntangira ngusuhuza nkwifuriza amahoro y'Imana wogarutse kubana natwe. Habwa umugisha n'Imana kuboko kwiza kw'Imana kuboneke kuri wowe uje kubana natwe ari ubwa mbere. Reka nkubwire ngo habwa umugisha n'Imana kuri wowe udukurikiye utameze neza. Reka nkubwire ngo komera Uwiteka ni muzima ashobora byose. Uyu munsi biba byanze ariko ejo birakunda nta gahora gahanze. Turi kumwe n'umujakazi w'Imana uyu munsi Claire amakuru nimeza ndashima Imana. Ntabwo wari uherutse ku isezerano? Ntabwo nari mperutse ku isezerano ariko ku isezerano ni mu rugo. Ntabwo ndi umushyitsi ku isezerano. Reka ntangire nibwira baba batanzi bambonye ari ubwa mbere. Nitwa Marie Claire ndi umumama ndakijijwe nkunda Imana nkunda n'abantu b'Imana. Amen. Mfite abana babiri. Ndi umukristo neranira Bethesda Holy Church ku mushumba bita Rugamba. Yego. Mbabwira ngo abo kwa Rugamba mwese ndabashuje kandi ndabakunda mukomeze mugubwe neza. Yego. Ubwo abandi basigaye n'abandi bose bakurikirana Isezerano TV ndabashuje muri ADPR Methodiste Anglikani mbese ku isi yose ababasha kumva ikinyarwanda. Amen. I Burundi Amerika Australia ahantu hose ku isi abari bubashe kumva iki kiganiro ndabashuhuje mbabwira ngo kandi ndabakunda cyane cyane. Amen. Amen. Ngatangira udusengera Imana. Uri Imana ishoboye byose uri data twese mwiza
uravuga bikaba wategeka bigakomera. Imbaraga zawe zitubeho, ubwiza bwawe butubeho, kandi ikiganiro tugiye gukora abasha kucyumva kibagirira umumaro, babashe gusobanukirwa ibyo badasobanukiwe. Tubigusabye twizeye kubyumvise mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Umurimo w'Imana uri kuwukora gute muri iyi minsi? Uko Imana inshoboje, ndagenda mu ivugabutumwa. Gusenga byo ni ngombwa ku mukristo wese isaha ku yindi. Ndakomeje. Urakomeje mu rugendo rwawe. Urakomeje. Yego. Aha. Rero reka tuganire. Muri iyi minsi hari ikintu kirimo gisa naho kiri kuvugisha abantu benshi. Icyambere kiri kuvugisha abantu benshi ni ugusenyuka kw'ingo. Ikintu cyitwa gusenyuka kw'ingo. Yego. Nk'umubyeyi urimo urabona ingo ni iki kirimo kirazitiza umurindi kugira ngo zisenyuke? Urumva gusenyuka kw'ingo ntabwo ari iby'aka kanya. Navuga ngo ni ibintu byabayeho kuva na kera na kare. Kuko nk'iyo dusomye Bibiliya dusangamo umugabo bita Salomo. Ntabwo ndi umuhanga muri Bibiliya, ariko Bibiliya itubwira ko Salomo yari afite abagore benshi. Ariko abagore benshi ntekereza ko harimo umugore umwe w'isezerano. Abandi birivuga ko bari inshoreke. Bivuga rero ngo ni icyo gihe cya kera cyane. Rero na nyuma yaho byagiye bikomeza bigenda, ingo hari abubaka bikagenda neza, hari abubaka ntibigende neza. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari birimo kuba muri kino gihe, ahubwo wenda nuko muri kino gihe nk'abantu tuzi ari bo tuba dusanga birimo kubaho, ariko birasanzwe ko bisanzwe biba. Tumaze iminsi rero tubona urugo rwitwa Vitali na Dianne. Gutya tubona Dianne hashize amezi 6 aritahiye. Sinabivamo. Navuga Dianne, njyewe iyo abantu bubatse urugo bikanga, nirinda kongeraho ikindi kintu na kimwe. Kuko namye mbwira abantu badukurikira, mbabwira ko nta muntu n'uyu n'umwe ukora divorce yaravuye iwabo agiye gukora divorce. Umuntu avuye iwabo agiye kubaka. Ariko iyo agiye bikanga, niho hahandi nyine havamo kurekana. Rero navuga ngo ubwo Dianne yageze kwa Vitali, habona biramunaniye. Bimunaniye rero ahitamo gusubira iwabo. Wenda reka tuganire ku kuri kw'ibihari. N'ukuri kw'ibivugwa. Ukuri kw'ibivugwa nuko na mbere yuko rura rugo rubaho rwabo rwabanje kurwanywa, ndetse byanagaragaraga ko rutazamara kabiri. Icyambere urabona Dianne icyambere yagiye mu rugo rudafite amarido, sibyo? Yego. Yewe wenda nubwo we babimubaje akavuga ati ese ubwo nagiye kubaka nta masafuriya, ariko ngo nta n'amasafuriya yari ahari. Kugera ubwo umugabo ari we wayiguriye. Nubwo Dianne we yaje kuvuga yuko atari amasafuriya ahubwo zari mu verozi, ngo byari ibisafuriya binini. Njyewe aha hantu navuga simbona ikosa cyane kuri Vitali na Dianne. Ahubwo ikosa buriya uko maze iminsi mbikurikirana, ikosa rikomeye naribonye ku bantu bita abashumba cyangwa ababyeyi. Impamvu navuga ngo ni abashumba muri rusange, abapasiteri, ba bishop, abo bose nyine abapasiteri. Yego. Muri rusange abakristo tubafata nk'ababyeyi. Rero kugira ngo Dianne ajya gusanura ibyo bintu byose, njyewe bwa mbere inkuru nayibonanye abashumba ku ma YouTube. Niyo mpamvu mvuga ngo rero nibo nakaheraho numva ibyo bakoze bitari bikwiriye. Umwanya
umwanya bafashe wo kujya mu YouTube kuvuga ziriya nkuru urabizi hari abashumba b'abamama bazikozeho hari abashumba b'abagabo bazikozeho bashumba mwihangane ngiye sindi umushumba ndi umuvuga butumwa kandi ndabashuhuje bari abashumba uriya mwanya bakozeho gukora kuri ziriya nkuru bari ubanze gushaka Vitali na Dianne bakamenya ikibazo neza bakagerageza kubahuza mbese ntibajye kubasohora hanze buriya iyo ibintu byasohotse hanze biragoye kubigarura icyo ni kimwe ku bashumba hanyuma ikindi cyo kuvuga amarido n'amasafuriya mbese ntekereza ko abantu bubatse urugo bakundanye bashyize hamwe basenya kubera amasafuriya n'amarido impamvu ngiye abanyonzi bakora mariage karani bakora mariage ntabwo ibyo bintu byose baba bifite ariko ahantu hari urukundo mu bantu babiri iyo bubatse urugo rubasha gukomera na amarido n'amasafuriya ntabwo biriya ni ibintu bagaragaza ariko ni n'ibintu bitasenya urugo none se abantu babaye mu nzu zirimo amarido ni bangahe muri Kigali abafite se amasafuriya ahagije ni bangahe ni ukuvuga ngo ubuzima bwose abantu bubatse mu rugo bakundanye bahuje bashobora kubaka hatabaye ibyo bintu byose hanyuma ikindi kuba baragiye mu nzu itarimo amarido idafite n'amasafuriya navuga ngo ni uburangare bwabo bombi kuko ubundi arega niba ubungubu twemera ko abagabo n'abagore navuga ngo ntabwo njye mbyita uburinganire ahubwo mbyita ubwuzuzanye niba umugore yasanze umugabo baba buzuzanya hagati yabo muri bo niba bari bakoze mariage hatabonye amarido birashoboka badafite amasafuriya ni ibintu bari bwumvikana ari babiri bakagura ntabwo ntekereza ko bavuga ko Dianne ari umudozi sinekereza rero ko na Vitali nk'umunyamakuru twizeyemo icyizere kizima yari buburi ibihumbi n'ijana akagura amarido asanzwe umugore akayadoda bakayashyira mu nzu wenda hanyuma ikindi gito ahubwo ikindi nibagiye warumbwiye ngo n'ubundi batangira kubana harimo ibibazo babona ko rutazakomera iryo rero naryo ni ikosa riri hagati yabo uko ari babiri ubundi abantu babona batazabana akabona ntibahuje bareka ibintu kare batari bajya kwihambiranaho ngo bakora amasezerano abiri babireka hakiri kare iyo babona bitazakunda yego wenda ukiri aho ngaho wenda niba numvishije neza uravuze uti aba bashumba bareke kwikuraho bino bintu nibo bakazarusenya abashumba bo ntabwo mvuga abashumba bo mu rusengero ndavuga abashumba bo ku YouTube abapasiteri tuzi bavuga ko ari abapasiteri bafite amatitire y'ubupasiteri birababaje ko naba barimo gukora inkuru z'abantu barimo gusenya urugo bagakwiye ahubwo kubegera bakareba icyo bakora bigakunda ariko baho bigeze nta n'icyo bakora kuko barabyangije cyane pe wenda uravuze uti ntabwo impamvu yaba ari amarido wowe nk'iyo witegereje ukareba wenda mu mboni zawe nkawe ubona ari nk'iki cyaba cyarasenye ruriya rugo njyewe ikintu mbona cyasenye ruriya rugo bigaragara ko Dianne na Vitali babanye badakundana barabeshyanaga ntabwo bigeze bakundana kuko abantu bakundanye reka nkubwire nta kintu wakora ngo basenye biriya byose bavuga ngo ni abantu babisenye ngo ni imiryango ngo ni amoko ibyo byose ni ibinyoma uzi impamvu ubu ngubu abanyarwanda twese turi abanyarwanda nta bwoko buhari ariko nubwo nta bwoko buhari ndakubwiza ukuri njye mvuga ukuri nkigendera n'ubundi umukobwa n'umusore iyo barambagizanya bagera igihe cyo kubana umwe yarabwiye undi ati rero buriya ubwo tugiye kubana twebwe nubwo ibintu by'amoko bidahari ariko iwacu turabega undi akamubwira ati ariko iwacu turabasinga urumva umwe akamubwira ati njye mvuka icyangugu undi akamubwira ati mvuka ibutare niho iwacu dukomoka ibyo nibyo bintu abantu iyo bamenyanye batangiye umushinga w'ubukwe babanza guheraho siko kuri se ntabwo babibwira abandi ariko bo baba baribwiranye bihagije yego hari icyo nabonye
shangazi ariko urugendo avuga ati buriya ushobora gusanga impamvu atari amarido, impamvu atari amasafuriya, ahubwo ayo marido arimo abigenderamo abirenganiramo, ahubwo ikibazo cyaba kirimo gituruka mu buriri. Nabyo birashoboka. Ati kuko nta kintu gishobora guhagurutsa umudamu mu rugo ngo agende atabuze icyo kurya. Ushobora gusanga buriya shangazi we yakoresheje imvugo yita vitari, ngo birashoboka ko buriya vitari yaba ari karegeye. Okay, urumva ukuntu gahunda imeze, ikigaragara amarido n'amasafuriya n'ibyasenyera abantu. Ikindi biriya byose bavuga nkubwiye ko nabyo ari ibinyoma, kandi nawe ubirebye urasanga ibyo bintu nabyo bitasenyera abantu. Abandi bantu ku ruhande nabo bagenda binjizamo ngo ni kanaka na kanaka, nabo urasanga ari ibinyoma, ari ukubeshya. Urugo rwubakwa n'abantu babiri, rukanasenywa n'abantu babiri. Icyambere kandi bagomba kubanza kwemera, ukuvuga ngo ubu binjiye mu mubare w'abantu batubatse ingo. No kuvuga ngo ubu ngubu kubera indahiro bakoresheje barahira bagiye kubana, binjiye mu bantu batsinzwe, urugo rukabananira. Jewe nemera ko ndi umudivorce, ariko nemera ko natsinzwe nyine. Abantu babiri rero iyo babana, uretse kwigiza nkana baba bazi ikintu barimo gupfa. Hanyuma rero nk'uko shangazi yavuze, biranashoka ko yaba ariyo mpamvu yo mu buriri. Ariko noneho mu buriri ntabwo wamenya uwo byaturutseho kugira ngo nyine habe ikibazo. Niba ari Vitari, niba ari Dianne, ntawe umuzi, ariko nabyo birashoboka. Nyine urumva ikibazo cyane ko abantu bubatse mu mezi 6 ntabwo bapfa gusenya, bafite ikintu batarimo kugaragaza, ariko gyari gitumye batabana. Kuko muri cya kiganiro cy'amasizoni Dianne ajya atanga, bivugwa yuko ku Mavuta TV bivugwa yuko hari episode ya 3 igiye gusohoka, nayo mugomba gutegerezanya amatsiko, ivuga kuri ibyo bintu ko bishobora kuba ariyo ntandaro, nubwo bavuga amarido abandi bakabeshya ngo ni kanaka cyangwa runaka. Arega urumva mu buriri habera ibintu byinshi. Hari umugabo, umugore ashaka kubana nawe, umugabo ntanyurwe. Urumva? Hari n'umugore wabana n'umugabo, umugabo nawe ntamunyure. Rero niyo mpamvu nkubwira ngo niba ipfunda ari aho ngaho riri, ntabwo twe twabimenya. Ariko hagati yabo bo bazi igitumye babashije gusenya urugo. Ubundi hagati yabo niho hari ikintu kigaragaza ko basenye, bo barakizi. Nta wundi muntu wakimenya, ariko bo barakizi. Kandi noneho kiba ari n'icyo ngicyo, sinekereza ko kuri YouTube bazakivuga. Byazaguma ari imiyaga gusa bikazarinda birangira gutyo. Byazaguma ari imiyaga bikazarinda none urumva abantu baza kuvuga ibyo mu buriri wabo, ntabwo babivuga. Ariko se nk'umudamu wenda ngize amahirwe ndakubonye turi kuganira, uri umumama, wenda wowe ubyumva cyane, ese birashoboka yuko icyo kintu cyo mu buriri gishobora guhagurutsa umudamu mu rugo akagenda? Ahubwo se urumva mu buriri bitameze neza ninde utahaguruka? Urumva umugore yagenda kuko n'ubundi Bibiliya ivuga iki? Nta kindi gituma umugore n'umugabo bahura. Umukobwa ava iwabo, buriya Dianne iwabo bararyaga bakamutekera ndetse akabaho mu burenganzira bwe bwose. Rero kuhava akajya kwa Vitari afite icyari kimujyanyeyo. Nta nubwo kandi Vitari nawe akibana nyine ari umusore udafite ikibazo na kimwe. Rero urumva ikintu gishobora gutuma gihuza umukobwa n'umusore bagahinduka umubiri umwe, bagahinduka umugore n'umugabo. Urumva rero icyo kintu kitabonetse, umwe yagenda n'undi akagenda. Ni ukuvuga ngo icyo cyavanye Dianne wabo, urumva kibuze yahaguma. Ubwo urumva icyo cyamuvanye wabo ni nacyo cyamusubijeyo. Ntabwo wabimenya. Oya, kuko urumva byanze bikunze ntabwo wabimenya. Oya, ntabwo wabimenya. Kuko urumva icyo ni cy'abantu babiri babubakiyeho. Ariko nanone iyo abantu barekanye ari babiri, urugo ni ukurido rwubakwa n'abantu babiri ariko runasenywa n'abantu babiri. Buriya rero Dianne na Vitari nibo bazi ukuri 100% kwatumye batabasha guhuza ngo bakomeze urugendo. Yego.
bakomeza urugendo. None se Dianne aratashye nibyo, burakeye mu gitondo aje kuri social media, biriya byo byari bikwiye. Ariko se ko kuretse ko wirengagiza, hari ubwo Dianne yatashye bugacya ajya kuri social media, habanje abapasiteri b'abamama, urumva, hakurikiraho ab'abapapa barabivuga, izi YouTube nazo zizadukoraho. Rero ni ukuvuga ngo umwana aho yicaye agira ihungabana, ahita yumva nawe agomba kujya kwisobanura. Kubera iki? Yabuze abashumba bamugira inama. Kuko iyo bamugira inama bari mu mubwira ati wa mukobwa wijya muri YouTube, kuko ikintu uvugira aha kuri YouTube ntigisibika. Ubu ikiganiro cya mbere nakoze kiracyahari, urumva, ni ukuvuga ngo kuza muri social media ni ukwiyemeza, ni ukugira ibyo udatinya, amakomenti, ibiki byose, nta kintu uba ugitinya. Ubu ngubu ushaka gusanga aho yagiriye muri YouTube amatelefone amuhamagara ni menshi, ku buryo ibyari mu mutwe byarushijeho kwiyongera. Uyabonye indi mishinga none birwamuhamagara, amubwira ati warihanganye, amubwira ati igendere, amubwira ati subira kwa Vitali, ari n'umubwira uti naguhoza ayo marira. None siko bimeze. Arega bagiye ku isoko n'ubimubwira ni wamurenganya. Ubu ushaka gusanga ari n'uwarangije kumubwira ati ariko rero buriya urabona uri umukobwa mwiza, kandi koko ni mwiza, aracyari na mutoya, atari ku busi twakomezanya. Hakaba hari n'abandi bakobwa ubu ngubu bahise bavuga ati ariko buriya Vitali si twakomezanya. Ubu Vitali nawe ari guhamagara, kuboneka rega ntabwo. None ntabwo byabura. None se buriya ubyumva gute? Umukobwa yarivugiye n'akanwa karavuga ati nubwo namusize ariko ntacyo, musigiye ijambo, yari yarabuze uruvugiro, namuhaye content yirirwa abwiriza. Oya sharega buriya Vitali kubwiriza hari igihe umuntu abwiriza kubera ibikomere arimo. Njyewe ngiye kubwiriza nshaka kubwiriza ibikomere byanjye Claire, kubera ko Vitali arabwiriza ariko arababaye muri we. Arega ni ukuvuga ngo ibyo umugore avuga ni hari igihe arega buri kintu bivugaho. Gusa ubu ngubu hari ikintu kimwe bihangane, njyewe hari nashimye Imana ko sinashimye Imana ko basenye, ariko shawo bya biganiro mwirirwagamo habaye vode n'ahandi abadivorce. Vitali ni umuhungu wanyu, ubu ntacyo kuvuga kuri divorce mufite. None njyewe niba narakoze divorce nka mfite abana 2, umukuru afite imyaka 13, umuto afite imyaka 6, mukaba mwarakoraga inkuru kwa bamutesi n'abandi benshi, ubu se muzakora iki? Vitali ni umuhungu wanyu, ni umuhungu w'abapasiteri, ni umuhungu w'abanyamakuru. Ubu Imana undi mwe yarabacecekesheje. Ubundi nuko umwanze kumva, ariko kuko ari nk'igihe najya kumva inkuru hakaza nka pasiteri akabakoza inkuru aravuze pe ngo njyewe ngo ntabwo umuhungu wanjye namushyingira n'umudivorce. Wowe ufite umuhungu utari wajya n'imyaka 10, uratekereza ubwirwa n'iki ko atazakora divorce? Hanyuma rero umunyamakuru wawe wari wizeye nk'umuhungu wawe divorce ikabimugezeho. Uko ni mwacecetse. Ubwo niba numvishije neza Ivo si mwacecetse. Ubwo niba numvishije neza uravuze ngo icyo umuntu abiba nicyo asarura. Ariko uzihiti yamutese imaze iminsi kuri YouTube na divorce urabizi. Nukuvuga ngo ubwo niba numvishe neza uravuze ngo uzi ibyo papa bitangaza bakoze kuba divorce, uzi ibyo Fani yakoze, njye barabizi yo nje ndivugira nkigendera, kuko mvuga uko mbyumva, nta muntu n'umwe ubu ntunze uhari. Ariko rwose ubu ngo ibya Vitali byarabacecekesheje. Bavuga iki? Ubu baracecetse, ajya kuvuga gihari. Ariko amana uravuze uti Yongwe niwe wakije umuriro aratsa mbere, niwe wabize. Yongwe yarawakije amaze kuwatsa, none rwavuga ngo Dianne ntakwiye kuvuga. Ariko Yongwe reka nkubaze, tekereza niba nawe uri umupapa nicyo cyambere, icya kabiri uri umushumba, icya gatatu ufite umugore, ariko muri mu bantu bubatse bakuru, ibaze nayo guceceka byarakunani, urumva Dianne yabishobora? Hago mujye mureka tuvuga ukuri, ese ubwo koko yabishobora? Arimo aramubwira ngo ntabwo yari akwiye kuvuga, akwiye kuvuga kuko nawe guceceka byarakunaniye. Nase ndabeshya, arega nibyo byananiye Yongwe ntibyashoboka. Niba naraje kuri YouTube
ngatanga ubuhamya bw'uko ndi umudivorce sibyo mama Sherene akaza mutesi mukabimenya n'abandi badivorce benshi bakorode yaranashatse Imana imuhumugisha urumva twe turi abadamu ariko bakuru ntize umwana nka Dianne kuko murajyangwa ceceke arega iyo umuntu avuze araruhuka buriya Dianne uko abisohora bigenda bimuvamo ureba ahubwo Vitali buriya niwe urwaye niwe mukwiye kwegera cyane kuko we ntabwo arimo kuvuga ariko arimo arahita abwiriza ariko hari n'ukuntu umuntu abwiriza ukumva arimo nko gucyurira abantu mbega ukumva hari abantu bahanganye kandi badahari ariko Dianne buriya warimo gukira nakomeze yivugire no kuvuga ngo ibyo Dianne yavuze ko arimo abwirizanye ihungabana n'ukuri none se siryo ubundi ubwo we wabona umugore yasiga mu kwezi kumwe akabwiriza akabishobora hako namwe rwose ntabwo yabishobora uzabaza pote none ubwo niba abantu bakunda Vitali uze kumubaza ngo umugore yagiye wahita ujya kubwiriza ukabishobora ndabizi abantu bavuga ukuri ntabwo yabishobora umugore wawe nawe uri umugabo umugore yagiye wahita winjira mu mavuta yo kubwiriza ukabibasha izo mbaraga se wazikura ntabwo abishobora pe none se uyu mugore Dianne aravuga yuko bamunigaga bakamukubita ibyo bintu byo Vitali koko ubona Vitali arega ubu ngubu reka nkubwire mubona Vitali wo muri YouTube mukabona Dianne wo uririmba mu gatenga hariko Dianne w'imbere na Vitali w'imbere ntabo muzi nta nubwo muzabamenya niyo mpamvu ubu ngubu nanu barimo gushaka ibyatumye basenya bakavuga marido akavuga amasafuriya marido n'amasafuriya bajya kwa pasiteri yakabagurira ibyo abantu se babipfa wapi nukuvuga ngo niba ari ukumukubita abona yaranamukubise simbizi hajemo n'iby'amasambusa amasambusa gute ngo yatahaga saa 9 z'ijoro kaza atahanye amasambusa icyo ni igihuha none se umugabo utahanye ikintu mu rugo se aba ari umugabo mwiza ariko ngatashye saa 9 z'ijoro akanga kurya ibyo mu rugo akarya amasambusa niba atararyaga mu rugo ni ikosa rikomeye cyane ubundi abahanga abagabo bazi kubaka urugo rwabo neza niyo yabariye muri hoteli niyo yabariye agera mu rugo agakoramo n'ibiko bibiri cyangwa bitatu umugore akishima urumva uri umugore ugateka umugabo ntarye ntiwagira ikibazo wanakwitahira none watasha arega umunana ni waragenda ako twagiye tugenda tutagira niyo tujya Dianne ufite iwabo urumva ariyo wari bugume niba yaramukubitaga koko agataha ntaryo urumva ari buhagume akase bura byashoboka ko mu mezi 6 umuntu atangira gukubitwa koko ako subureka nkubaze ntabwo izi ko ari abapasiteri bakubita abagore njya mbyumva ariko ntabwo mbizi akamukubita bugacya akamushyira mu modoka bakajya mu rusengero akabwiriza umugore akadiyakona cyangwa akaririmba ibaze rero niba ibyo bintu umupasiteri yabikora ibyo bintu bibaho se urumva umuntu usanzwe kubikora bisabiye ibyo bintu bibaho nyine arega ni mwisi ijambo ry'Imana riravuga ngo tukiri mwisi dufashe igihe mu ntambara ubwo icyo gihe ntabwo niba dufashe igihe mu ntambara ibintu byose birashoboka icyo gihe ntabwo haba hakiri mwisi aba hakiri muri Nyungwe wenda ibyo byakorwa n'inyamaswa ngaho rero ibaze wubatse Nyungwe mu rugo rwawe waragiye kubaka urugo ugasanga ruhindutse Nyungwe numva ibyo bintu bikaze irakaza byatangiye ari amarido amasafuriya shangazi yabishyize ku rundi rwego hajemo n'ibyakaregeya urumva rero byagoranye ntabwo amarido n'isafuriya byasenya urugo rw'abantu nanjye icyo cyo ariko akaregeya karusenya karusenya kabisa urimo nabiseka ndumva bya bintu birakaze komeje kugorana wenda wavuze kuri bayongwe batangije saga reka turebe wenda no kubabasezeranyije sibyo aho basezeraniye mu gatengaho ese bo nta ruhare bafite ko uyu munsi nabo baza ku mihanda bakavuga ko Vitali batamuzi ari umuntu waje aho ngaho akabaca muri humwe
bakamusezeranya batamuzi. cyangwa abantu kukibijijisha ntabwo avuga ko Vitali ari umukristo wo mu Gatenga, ariko bo baramwihakanye. hanyuma se ahubwo ikindi basezeranya umuntu batazi gute? Aho niho hari ikibazo nyine. Reka nkubwire, ntabwo avuga ngo uruhande rwa Dianne nirwo ruzima cyangwa urwa Vitali nirwo ruzima. Bombi nibo bazi icyo bapfuye, bose bararembye. hanyuma abapasiteri bo, njye abapasiteri ntacyo mbashinja gikomeye, kuko nyine arega uza abantu ariko basezeranya. Uzi ko ushobora no gusezeranya umuntu wabonaga ari muzima agasohoka akajya guhita yiba inyanya, buse waba ubizi? Arega abapasiteri nabo ni abantu, ntabwo baba babizi, cyane ko babizi batabasezeranya. Ku insengero zose hafi ya zose habamo ikintu bakunda kuvuga ngo ubuhamya bw'umuntu. Iyo umuntu yari adafite ubuhamya bwiza ntabwo bamusezeranya. Yego. None wenda turimo tugenda tuganira, wenda tuza no kwerekeza ku musozo. Uyu munsi bafashe Vitali na Dianne babakwicaje imbere, ni iki wababwira? Rero nababwira iki se? Ntabwo ngende mu bantu bababwira ngo basubirane. Ntabwo wabikora? Kuko umva impamvu. Abantu basenya urugo mu mezi 4 bafite ikintu cyatumye batandukana, kandi gikomeye batarimo no kuvuga. None se aba bantu mbabwiye ngo basubirane mu mwaka umwe, dushobora gushyingura umwe undi akajya amageragere. Rero kuko hano iwacu mu Rwanda hari ibintu biheze, nubwo abanyamakuru mu byirengagiza. Mwibuke ko hari ibintu bimeze gutya, umugore yica umugabo, umwe agapfa akamushyingura, undi agahita ajya amageragere, abana bagahita bahinduka imfubyi burundu. Rero biri mu mpamvu imwe, ngewe ndi kumwe nabo ntababwira ngo basubirane, kuko nubatse n'urugo rubinda ruzi. Biravuze ngo iyo umuntu ageze ahantu ahaguruka akagenda mu mezi 4-6 yonyine, nta n'umwana, nyuma y'icyo gihe iyo babwira ngo basubirane, noneho basubirane n'amagambo aciye muri YouTube, aya yose arimo agenda ajya mu mitwe yabo, basubiranye bakora agashya mu mbese mwazicuza icyatumye basubirana. Batangiye ubu umwe yatangiye guhamagarwa n'undi muntu n'undi none buriya nta bamubonaga. Ntabwo basubirana. Ndabizi hano hari abo njya mbona bacavuga ngo harimo guhanura ngo barasubiranye, ka tubitegereze tuzarebe. Ariko Vitali uyu munsi aricara akavuga ati ndi umugabo w'umudamu umwe, madamu wanjye yitwa Rwaka Dianne. Arega iyo utari wabona divorce igihe cyose uba uri umugabo w'umuntu runaka. Ese n'umugabo w'umugore wuhe? Umugore bari kumwe, bari kumwe mu nuza mu mategeko, ariko ntabwo bari kumwe. Ntago wamenya n'uwo ibyo nabyo twabyita uburyarya. Kuki atemera ko umugore yagiye kandi adahari? Aho harimo uburyarya. None umugore bari kumwe, afite umugore, inkuru zirimo gukorwa ni ibinyoma tubimenye. Ushobora gusanga wenda buriya ari pranka. Niba ari pranka ubwo bizamenyekana. Ibiba ku YouTube byose ko bimenyekana. Urabyumvutse kuba uyu munsi Dianne arimo ashinja umugabo we ko biriya byose biri muri YouTube, ari abo bapasiteri, ari abo banyamakuru, Vitali ari uri bivuga. None atabimushinja, abapasiteri babikora n'inshuti za Vitali, urumva? Abanyamakuru babikora n'inshuti za Vitali. Harimo Gakire wa Mwambari, Gaki ndagushujura inshuti yanjye, urumva? None se sibyo, je nta cyazo mfitanye nawe, ariko tujye tuvugisha ukuri. Harimo Samu yaramwambariye, yambariye Vitali. Harimo abanyamakuru, Fani ni mama wa Vitali, sibyo se? Yongwe ni inshuti ya Vitali. None se ubwo uragira ngo uriya mugore avuge ngo iki? Ahubwo na YouTube ni ibyinjiramo izabashinja bose. YouTube none cyangwa ari ibikabiza, kuko Vitali yaba arimo arasebya umugore we mwibanga yicecekeye.
none se utekereza ko hari abantu bose hari wasohoye ikiganiro kuri Vitali atabizi mugiye kuvuga ngo byaratunguranye niko abanyamakuru mujya muvuga muba mubeshya nk'iki tugiye gusohora ibiganiro byose tubikora mba nemeye gukora ibiganiro nawe wemeye ko ngiye kuguha ikiganiro rero bariya bose babikoze Vitali abizi ko ngo bajya gusohora inkuru none sivo ni inshuti ze bariya abantu bose ni inshuti za Vitali uko siko kuri nanjye ni inshuti zanjye ntacyo mpfa nabo ariko tuvugishije ukuri bari ari abapaseri ni inshuti za Vitali ari abanyamakuru barimo gukora ziriya nkuru abari kuri kote ya Vitali bavuga ko yarenganye nabo ni inshuti za Vitali kandi ubundi ushaka gukiza abantu ukoresha ukuri kuko ubu ngubu reka nkubwire iyo ugiye ku ruhande rumwe uwo uri mu ruhande rumwe urimo we ababona arimo kurengana kandi igihe ubona urimo kurengana ushaka kuba nawe ufite amakosa ufite njyewe njya mbabwira ngo urugo rw'abantu babiri iyo rusenyutse uko ari babiri bose baba bafite amakosa njyewe se none se navuga ngo twakoze divorce wenda umugabo yarankubitaga ariko se akankubita ngo acecekara sinatongane sinanavuga sinitonganye ntabwo bishoboka abantu babiri ubundi divorce ibibaye hagati y'abantu babiri bombi baba batsinzwe nta nubwo abari bamarayika bose yego hari undi muntu wa gatatu uvugwa muri iyi nkuru yitwa Prezil biravugwa ngo kari we warurindimuye nawe niko byemera gute nyine ukuriya babivuga ko yagiraga gutya afitanye umubano w'ibanga na Dianne ndetse ngo rimwe ngo bari mu buriri bagize gutya Vitali ari we wikoreye akazi hagashimirwa undi urumva ibyo bintu we bitababaje ibyo bintu ngenekereza ko ari ibinyoma none se ni Vitali wabivuze tubimenye natwe cyangwa se ni Dianne wabivuze abantu mu buriri bari babiri bonyine ariko abantu baba babeshya n'ukuri abantu babiri mu buriri abari babiri bonyine rero ibyo urumva ko icyo ni ikimenyetso cyaba gifatika urumva bazifashisha no mu rukiko ariko icyo kimenyetso ninde ukibitse ninde ukivuga Dianne na Vitali mu buriri se hari undi muntu wa gatatu wari uhari ku buryo yasohoye iryo banga akarivuga birashoboka wenda ko hanyuma ikindi biriya bavuga ngo Prezil yaravuze ngo uriya mukobwa ni mwiza umugore wese mwiza baramutereta urumva baranabivuga ko ari mwiza urumva kandi kuvuga ngo ni mwiza si igisobanuro cy'uko hari ibindi baba barimo gupanga ese ubu njye sindimo kuvuga ko akiri umwana ari na mwiza kandi bo icyo bashinja Prezil bavuga bati kuki yakoze ikiganiro abaza Vitali niba muzi neza Vitali yavuga ati ndamuzi Prezil akamubwira tere bigaragara ko hari ikindi yari abanyamakuru mwese mushaka kubaza ikintu mukabaza n'ikitabazwa hanyuma ikindi ukuntu mvuga ngo uriya mugabo waza buri nshya baramubeshyera nta nubwo aba yafitanye gahunda n'uriya mugore nta nubwo ari bumaze ibyo bintu kuri YouTube ese we nta bwenge afite ntabwo bishoboka baramubeshyera hari n'abandi bavuga yuko iriya pasi ari we wayimuhaye yayimuhaye niwe wabahuje se niwe muranga nese Vitali yemera ko yabahuje yemera ko ari we wabahuje none se Vitali hari icyo yari yavuga ariko abaye yaranabahuje yaba yarabagiriye neza nese niba yarabahuje ngo bubake yarabahuje ngo basenye hako mujye muvugisha ukuri none se urumva niyo yareba Vitali akabona ni mugenzi we akamuhuza n'umukobwa bubaka aho ya ntabwo ari imbabazi no kuva kera baranga babagaho uretse ko ushaka gusanga ibyo byenda ari n'ibihuha babeshya ariko niyo yaba yarabahuje ntabwo yaba yarabahuje ngo basenye yaba yarabahuje ngo bubake ariko icyo umukobwa yemera nuko yaraziranye nawe none se basengera ku rusengero rumwe umwe akaba umudiyakoni undi akaba harega nahise aho ku mavuta yivugiye neza ko babaga mu gatenga bose ubwo se nawe tuvuge ngo ubwo ngubwo hari ibindi biri inyuma ntabyo ubwo birangiye Prezil ari umwere abashumba nibakuremo umuriro bashyizemo uretse koko barangije kuwushyiramo abashumba uvuga nabaye ukura abantu mu rujijo abashumba se Siyongwe na Fani nibo nabashije kumva bavuga kuri izi saga za Vitali
nabo ngabo numvise Fani yavuze ko Fani yavuze n'ibintu bikomeye ivo nari nabyirengagije urimo urabimbaza uzi ko Fani yavuze ngo ruriya rugo rwasenywe ngo no kubera amoko ngo yiwabo umukobwa n'umugore yarabivuze uzabisubiremo neza uzabyumva ngo harimo ibintu by'amoko n'ibiki yego ahubwo uratuma ribi ishaka kubyibuka nushaka uze kugakata ko yarabivuze Ibu yari yarabyibagiwe ari igihe bitarabyumve akuzi kuvuga amoko muri kino gihugu igihugu muzayoboye twahindutse ubwoko bumwe bw'abanyarwanda n'abanyarwandakazi ukavuga ngo urugo rusenyutse kubera amoko y'iwabo mukobwa ibyo bintu sawa bibonera ikimenyetso turimo tugana ku musozo ni iyihe nama wagira urubyiruko cyane cyane abantu batarashaka urumva wowe warashatse biranga n'abandi barashaka biranga na Dianne arashatse biranga kandi mu bigaragara Vitali yarebye buriya bwiza abona ntago yakwemera guhara kureba ubwiza bwo ni na byiza kuko Bibiliya itubwira ko Aburahamu yari afite umugore ufite uburanga ariko kandi nanone ariko nawe yabanaga nawe ahangayitse rero inama nagira abantu batari bashaka ni ukuvuga ngo mbere yo gushaka hajya abanza bashishoze babanze no kumenya ko bagiye kubana mbega banze urukundo barushyira imbere y'ibindi byose iyo harimo urukundo bigenda neza kurenza ibindi wenda dusoza nk'ubu nkawe wenda avuze turi umudivorce nk'ubu nkawe uramutse ugiye kongera gushaka ubu ni nk'iki warebaho byose ko ari ibanga ryanjye ubwo ni ngombwa ngo mbikire kuri social media dusangize natwe abandi babyigire icyo mbabwiye ni ukuvuga gushishoza akareba ko hagati yabo harimo urukundo nta kindi ubwo nawe ibyanjye byo nshobora no kuba ntazongera gushaka reka yiki ubwo si ubwo ko nashatse Imana ikamugisha ikamabana hari ikindi kibazo ku myaka yawe ubwo ku myaka yawe icyavanye Dianne wabo ntago cyakuvanamo ibyo tubireke ibyo ntabwo ari ngombwa ko mbisubiza basi se umuntu ufite iyerekwa hano ritambutse ubu urabona imyaka mfite umugore mukuru nkanjye ari ukivuga ngo afite amayerekwa ari gumane murakoze cyane namwe murakoze hari umuntu washaka kumugira inama wubatse urugo adukurikiye nawe mu rugo bitameze neza ushobora kuba wamusangiza ku mateka y'ubuzima wanyuzemo n'uburyo wihanganiye ibyo bikomere muhereze nimero maze ubundi dusoze kambaye nomero ariko mbwira abantu bakiri mu rugo mbabwira ngo mukomere ku ngo zanyu mwo kuzisohokamo kuko nta cyiza cyo gusenya na kimwe gihari wowe rero ukibishoboye komera kandi ukomeze urushaho kwihangana nomero yanjye ni 0788868993 murakoze cyane Imana y'amahoro iguha umugisha nawe wari udukurikiye gubwa neza ibiganiro byacu byo nakagaruka shalom